Jackie yashatse kubeshya ngo ntari ngo sindaya muri comment abantu baza babimwibutsa ko ari indaya noneho ubanzanye ko yari indaya wa kigoryi ubanzanye ko yari indaya ariyo mpamvu bawita abantu indaya ubanzanye ko wakubye yari indaya ariyo mpamvu bawita abantu indaya nyoko wakubye yari indaya yereka nkubaze nyoko wakubye yari indaya nyoko wakubyaye yari indaya Jackie ntabwo uri proud reka nkubaze ikibazo kimwe subiza yego cyangwa hoya wigize ivuzi gusa ariko wigize umuntu uzi kuvuga cyane nyoko wakubye yari indaya ntabwo uri proud yabyo Gecoco ngiye nuzongere kunyita indaya n'umunsi n'umwe ntabwo wigeze ungura wanjye geraho ntuzongere n'umunsi n'umwe kararuganya uyu muntu mwiza ni umuntu uzi akazi ke kandi iyo uzi ko uri mwiza mu kazi kawe ugomba kuba proud yabyo why not suko se iyi ndaya yindi se kitabyemera nuko aciriza indaya ni nyoko wa kigoryi indaya ni nyoko ge sindi indaya none se data Sandra wowe ureba Jackie sibyo ukaba wenda nk'ibintu avuga n'uburyo yitwaramo n'ibiki byose ubona hari nk'abakiriya yapfa kongera kubona ubu ngubu nyuma y'ibyo Jackie zamuka nyuma y'uko Mukaburyo hafashe Jackie akamutwara amageragere wa Jackie niba uzanyeho Jackie ndabizi Patrick areta agenda ambaye Direka matiko wakiriye gute Jackie shyira muri request Jackie shyira muri request wereka nzaza guha Ikinyarwanda erega uyu munsi ni muri weekend nta mahoro nkeneye Jackie kamuhi shyira muri request sheri mba mwana wanjye buvuye muri ibi bisari guys mubanze mu nkande ho bana mubanze mu nkande ho ngiye rwose kugumanisha na 40 ni ibintu bibo birantera iseseme kabisa abantu banjye byo bazi ko ari abantu banjye b'umutima mukandeho kabisa ngiye bintera iseseme kwibona nifite utuntu dutujana uzi ukuntu tubigenza se nguwo Jackie yaje Jackie bari gukanda kuri Jora no ko bari kubikora guys mugende mu nkandaho manzu usuhuze Patrick Jackie ngo yaragukumbuye bagende bakanda nta kibazo ntacyo dupfa Patrick urubi by'amatiko ahubwo Jaya abashaka Jaya abazana ibintu by'amatiko agashaka kubyegeka ku muntu ntabwo ari ibintu by'amatiko Jackie guys mugende mu nkandaho nyuma yuko numvishe ko Jay mu bintu byamubabaje akagira agahinda gakabije ku buryo byamusabye n'umuganga ari ukuntu umugore buryo yakwifurije kujya amageragere Jay ukimara kumva Mukaburyo havuze atabaje inzego ngo Jackie atwarwe mageragere asangiye jihad wabyakiye uti Jackie ntabwo akwiye kujya mageragere gusa Jackie akwiye kuba yajya ahandi hantu nko mu bigo ngororamuco bizwi nka Gitagata za Wawa ariko Jackie ntabwo ariko Jackie nta kibazo afite ku cyo kandi Gitagata Patrick niko Patrick mbabarira wikwitandukanye n'ubwenge mwana Zuko tumye Jackie agenda uramuhahamuye Jackie agiye uramuhahamuye none se wowe urumva waganiriza umuntu kuri ukumva yahaguma kije ngo dufata kandi ari wari umuteretse nka baro ubwo wajyana umuntu Gitagata koko Jay let me introduce someone to you Jay mfite umukobwa hano ngo niwe last Sandra ngo abandi ba Sandra bose ni ibyohe ngo niwe wenyine usigaye ari umukobwa muzima utaronka ibere n'umugabo Sandra mvugana na Jay yatwiretse mu maso se mvuga mwiza wino sheri natwiretse mu maso mu following Sandra vayo ariko wihanganira ibyo ushobora kuza kumva ntari urategura no Jackie mfite umutima sheri Sandra vayo sheri umva ariko yihanganira ibyo ashobora kuza kumva reka kumukanga kuko Sandra ni umukobwa w'inkogoto ngwino bebe ntabwo nge mukanga andutira Jackie wanjye se reka nze wumve ariko abantu babiri bagira umunwa bombi ntibajya bashaka wamubonye umwana wanjye Sandra urabona ntabwo aranywa itabi ryinshi disi
tabi kandi Sandra ntago aranywa itabi ryinshi, afite ibere ryiza pe. Subira inyuma gato turebe. Urebe niba asa n'itabi se. Hagarara turebe, hindukira turebe. Urasara, haguruka shiri, haguruka Sandra, haguruka. Tereka telefone, subira inyuma. Dore yanda y'ikigabo, wese nyo munini gatsindwe n'Imana, uyu mwana niyo bamuga kwa mureba ukamureba nk'imboga. Hindukira. Nta kibazo kabisa, arazira ubukene gusa. Afite n'amabere meza. Ambaye ambera. Arazira ubukene gusa. Sinzi ibyo nari umva cyagihomora. Amabere y'ipfu. Sandra. Kara. Ndashaka kugira ngo mvugane na Jay. Mubwire impamvu yise Sandra. Godfather gushese. Nsheta nde. Nibavugane. Aya masaha ndamutse Sandra agiye guhura na Jay, najya gutabara Jay, ntabwo natabara Sandra. Bite byawe ariko. Sandra uramuzi. Ngo iki? Sandra uhereye hagane. Mejeje kwirebera. Hafi na Simba. Kuri oya hafi ya station ya Karani. Hafi ya Simba n'ubundi. Harase ko nta mazu haba hari Petit Prince. Amazarabo. Ndabeshya Patrick. Ndabizi se. Oya ni handi twajyaga tugusiga Patrick. Nyine ni hafi ndahabona. Uvuze ko Sandra, uvuze ko Patrick arara mu mugina wa musiga ahantu hatari amazu. Oya harasaba amazu. Arakagari hepfo. Abishuri rya Petit Prince. Uravuze ngo Sandra ni uravuze ngo Patrick ni igihomora. Patrick mwajya kumusiga mu kidaturu. Abantu banjye bitewe ngo n'ikiganiro cyiza dushobora kugirana na Sandra, ndabona batangiye kugenda bohereza utugift nababonye. Mushyiremo kuko ibi birakwiye. Mba nabibonye ni nk'aba mbwiye uti. Can you please do something? Okay, so Gasuku mbariza Sandra impamvu yiyise Last Sandra. Ibyo tugiye kugeramo Godfather. Reka tuzi nk'abagenda gake. Jackie wanjye mwamugaruye se? Igo. Yego. Byiza cyane pe. Ubu se ndabasha kuganiriza Sandra, Jackie wanjye arahara? Wowe fatiraho hera kuri Sandra umaze impamvu yiyise Last Sandra. Sandra. Kara. Wa mugani ngo kwera icyo wise Last Sandra? And the last one of course. So ukora iki? Uko the last one is? Ndabyumva. Hano barimo wandika ngo tuye Kimisaga. Narahabaye abantu bahanzi, narahatuye igihe kinini ariko nago nyaba. Nani sana none se Sandra. Ukora iki mu buzima busanzwe? Nta kazi ngira. Bayeho nyine kujya i Kigali. Tubizi se ko i Kigali ari hatari. Ariko disi ugira ukuri kwinshi nicyo kintu nagukundiye. Thank you so much. Kuguhamagara nko muri plot waca nkangahe? Guhera ku ijana. Focus. Guhera? Ijana kuzamuka. Guhera ku ijana. Biterwa na nimero wabonye, ya nimero y'ike 079 wituvuga uti ahangaha ni senkani tarani. Afa. Uhera kuduplot twa Kenze ryari? Ntabwo ngere kare. Plot ya menshi wakoze ni angahe? Ni amayero magana angahe? Amayero 5 ya 50. Muri babiri cyangwa umwe? Nari ndumu. Okay. Godfather. Yo. Sandra biragoye ko agira ukuri kwinshi. Bitwaye iki? Nyira aguha igisubizo bita ngo pas de complexe. Nyine nta bindi bintu warenzaho disi. None se Sandra. Buri umuntu biryoha ni umuntu umera nk'ugorana.
byari ijoro ryose ntabwo byari ijoro ryose. ariko Sandra Patrick mushobora kuba muziranye. Wamyutinze Patrick turaziranye. arabizi se? Oya ni inshuti yanjye. Yesu ni inshuti yanjye. Aho Patrick we nta ndaya mutamenyana? Noyo Sandra ni indaya. Ako njyewe ntabwo ndi indaya. Oya kubera ko Patrick yabaziranye n'indaya nyinshi. Sandra ni indaya se? Oya ntabwo mvuze Sandra. Nari mvuze ko we nta ndaya mutamenyana Patrick. Nyine ndakubaje Sandra ko tuziranye ni indaya. Nko mu rugo. None se. Nose Sandra we. Oui. Ariko wagira ngo bakuri shift nyine aho ngaho. Sha wapi nuko barimo baransakuriza. N'umuntu wari kumva. Mubana muri nk'abangahe zo? Turi batatu. Mwese mukora bimwe. Wapi? Izo zindi se zikora iki? Izo zindi zikora iki? Ntabwo arizo nari n'abanyeshuri. Nawe uriga rimwe na rimwe? Oya ntabwo niga. Ugarukiye mu kangahe? Nagarukiye muri senior 6. Nta diploma wabonye? Wapi? Wigaga ibiki? Nigaga heki. Wigaga ne? Kandi Kigali. Urangiritse. Ntabwo nangiritse ariko njyewe n'ukubera abantu nibo batumye niga ngo ndangize. Utangira kujya mu by'abagabo wabitangiye nka ryari? Ntabwo nibuka igihe gusa ariko se nyine wabitangiye ute? Nabitangiye ne? Nyine kwa kuri ukuntu umuntu ashobora kwicara urabona nka Jackie wanjye nyine uri aha ngaha arakubwira uti kugira ngo araruke ayibigemo abagabo 12 bamwuririye icyarimwe. Wenyine nabyivugira n'ubuhamya atanga. Ako Jay ntugakine muri background yanjye bro. N'urugero namuhereza mu buzima bwanjye man. Background yanjye ntukayizengurukamo ngo kabye gaceze. None si byabayeho Jackie? Oya ntugakine muri background yanjye man. Ndakwiyamye bro. Jackie si byabayeho ra? Ndakwiyamye. Ntabwo byabaye ibyo bintu. Komeza ubaze ibyo ubaza urumva ngiye nukangiranye n'izibonetse zose uranyumva neza. Ntugakine muri background yanjye. Ariko Sandra nta nukangiranye n'izibonetse zose bro. Sandra ntabwo aribonetse yose Jackie. Oya ndakwiyamye man. Urabona ndi munsi bakora amaflote manini wowe. Oya jya wiyubaha unubahe n'abantu man. Ngiye nasoni. Ndiwo ngo Sandra ni muzima. Juba wahereye bro. Sandra ni muzima. Uriko Sandra urabona nka Jackie arakubwira ngo muri background harimo nyine abo bagabo 12 bamuririye icyarimwe n'ibiki byose. So wowe ujya kuraruka byari byagenze bite? Shangiye ntabwo nararutse pe ibyo nakoze byose nabikoze mbishaka nta muntu wegeza ndarura. Ariko nyine wari ufite abagenzi bawe basanzwe babikora abari bakwinjiza mu mwuga. Oya njye ni nariraruye nta muntu wegeza ndarura. Njye nariraruye. Ukomerezaho. Numvisha ari byiza ndakomeza. Dore se ko wajya ko nta ndayikira ubwo urabona ibyo bintu bizakugeza he? Njye nzaba umukire wa danje ahubwo nzamunde ubwoba bubice. Watangiye ryari? Mbere Sandra. Ntabwo ndi indaya ariko. Ntabwo ndi indaya. Nageze mvuga ko ndi indaya. Ariko bakurongorera amafaranga. Bari ibyo byitwa uburaya abakobwa bose b'i Kigali baba ari indaya. Nibyo nyine nkubwira. So kuva kwishyura bamaze kukurongora urumva ruri indaya. Umva bore kandi ntago ari wabigise iryo zina nanjye naje mbisanga. Nta kibazo we niba ariko nyine bimeze ubwo nyine that's how ubyumva ubwo
ku giti cyawe niko biri, ubwo no ku bandi bafite uko babyumva biri ko biri, ubwo that's it. Guys, siko birira buretse gato kugira ngo utagira ngo ni ngo ndagututse cyangwa se ngo ndakubahutse, uri kumva? Buretse guys, siko biri. Mumbwire guys, umuntu wese wacuruje igitsina cyangwa se basambanyije bakamuha amafaranga si wowe witwa indayera, mumbabarire mu byandikemo muri commentaire ataza kugira ngo ninge ngo bimwise. Niko wabonye ko ariko abantu bavuze. Ubwo nyine nuko nyine none se what do I have to say? Ni ngombwa ngo nisobanure icyo ndi cyo ku bantu. Yes, no wajya uba proud nyine mu gihe bakwise indaya. Nzaba proud yabyo ari cyo byangejejeho mu gihe ntacyo birangezaho ntago ndi. Kandi utuye ahantu heza kwirebero kuri Rubisi nako kuri station Karani, aho ngaho inzu yaho neza nuko ndahatama amazu, ariko niba ari ruguru yaho tuye hafi na ba Keti, inzu yaho ni miliyoni. Arahaba munsi yo kwa Keti. Nagahenze ariko arahaba. Ni nka miliyoni 2 cyangwa miliyoni, sibyo? Oya. Mubaho muyangaye mwebwe. Oya, ntabwo nabivuga. Ariko ni hejuru ya 500. Yego. Urumva umwuga w'uburayi utaragukijije ahubwo indaya yasirimutse pe. Urabona ko abantu barimo baragenda bikwandikiramo. Sibyo indaya? So much. Sibyo indaya? Ahubwo mugiye ngo ahubwo mu Kinyarwanda bishobora kuba mutabyakira neza. Ariko nyine mu Kinyarwanda kwita umuntu indaya biba bivugitse nabi pe. Nyine muzabe mushaka kandi kantu mubivugamo, ariko kubivuga kandi mu Cyongereza ukashimishwa no kuba kwita ngo bad what. Sibyo? None se ubona uburayi uzabukora kugeza ryari? Come on. Kena kudita. Ya Allah. Niko. Yo. Uburayi ubona uzabukora kugeza ryari? Simbizi, igihe Imana izabishakira ko mbuvamo izabunkuramo. Buri munsi uraboneka cyangwa mugira igihe buretse gato. Buri munsi uraboneka umuntu agukeneye yakubona cyangwa mugira igihe mugahagarara? Tugira igihe tugafata akaruhuko. Nk'iminsi ngahe mu kwezi? Tujya muri vacation nk'abandi bakire bose. Nyine cyagiye cyangwa no mu mihango ukomereza? Oya. Mu mihango urahagarara? Ntabwo wakomereza. We arya ngo wagiyemo ryari? Ngo tangiye nka ryari nyine kuvuga tugiye bebana bise ninjira mu burayi? Ariko njye nakubwiye ko ndi indaya cyane, nakubwiye ko negeze mbujyamo. Kuva ucuruza igitsina ni indaya nyine uburaya nyine? Ubwo nyine igihe nabitangiriye cyo sinyizi, ariko ibyo nakoze byose nabikoze mbishaka, nta wigeze anshyiraho ikintu na kimwe. Ntabwo wigeze ubicikaho, uracyabikora ahubwo uvuga ngo ibyo nkora byose. Nzabireka ari uko byanyishije, icyo nicyo nakubwira nta kindi. None se Jackie nawe kari indaya genzi yawe, we ubona kararuganya wa kigoryi. Indaya wigeze ungura wanjijiwe, wigeze ungura ku buryo unyita indaya, ndakwiyamye n'undi munsi. Oya je uri kigoryi ma kararuganya. Ubona bidafite byamugejeje zibaho nganje ntago ndi indaya so cyangwa ntago ndi indaya wa kigoryi nge ntago wajureka ndi Jackie Rwanda, ndi Jackie w'abanyarwanda wagegera ntago ndi indaya. Wigeze usanga natangaza amagara wagegerawe? Wigeze usanga ndi gutandaza amagara ku buryo ngewe unyita indaya? Kigoryi gusa nageze mu rugo mbona rwose batandukanye n'izindi ndaya. Man uri kigoryi muri buno buzima. Ariko ubundi Jay ubundi ntago ujya ubona amahoro iyo udatutse umuntu cyangwa utandagaje umuntu, ntago ujya ubona amahoro. None se Jackie ukora iki? Nkora iki? Wanjegera surantunze ku buryo mbaza icyo nkora. Icyo nkora urakizi. Ahubwo Jackie kujya umwandagaza kandi si byiza. Yesubiriza Jackie ukora iki? Reba n'abantu barimo barakubwira bakavuga ati Jackie wihakana indaya, kandi rwose niko twakumenye. Ahubwo Jackie kujya umwandagaza kandi si byiza. Patrick murakora amakosa. Urumva Jackie?
Njye nagira ngo nganire Jackie niganize na Sandra nk'abantu bafite uburambe n'ubunararibonye mu Burayi twiganire ganiza uwo Sandra wawe njye undeke njye ntago ndi indaya ndakwiyamye wanjye gera njye sindi indaya n'undi munsi njye ntabwo ndi indaya. Jackie si umuzira? Ndamuzi. Jackie umuzi ute mu describing? Ntabyo mu describing ama none se we n'umuzi uramuyobewe. Akuru umuhanga koko. Impamo ya Mungu uri umuhanga kabisa. So abantu muri commentaire muri abana 1200 mumbabarire mwandike ngo Jackie ni indaya muri commentaire kugira ngo wenda n'ubutaha atazagira ngo ninjye nyine ubivuga kandi twese tubibona. Nuko bigenza. Ejo muri Jackie yaragiye rero yurira umugabo bita Kensi aramwandagaza aramutuka. Ariko reka nkubaze kunyita iryo zina biratuma mbayo se? Kubinyita byo biratuma mbayo? Biratuma mpindukayo? Ahubwo se ngo urabicikaho? Ntabwo se kangubaze ubundi ufite ikihe kibazo? Ufite ikihe kibazo muri uwo mutwe wawe? Jackie ufite ikihe kibazo muri uwo mutwe wawe? Indaya Jackie kararuganya wanjye geraho. Indaya Jackie ase Jackie Patrick Jackie umukozi wiki Uziko Jackie muhoza ku nkeke. Jackie se karo umukobwa wanjye yarambabaje ubundi uri umukuntu wahamagara mwinda. None se ko ari uko mbimwambuye nibyo akora nibyo bimutunze. Jackie kandi urabizi neza n'umukobwa wanjye rero mba ngomba kumuhanura imyaka yose twabanye. Ni nayo mpamvu nta n'umuntu ugomba kwinjira hagati y'ibibazo byanjye na Jackie ejo bundi yarambabaje kandi twumvikanye ko atazongera kugira umuntu yadukira ngo atuke yandagaze. Ejo bundi arabyuka mu gitondo yandagaza Kensi. Wabonye ko abantu bose baramukumiriye banagize gute? Ndababara cyane. Na gahunda nari mfite Patrick subyibuka ko narakuye ngo Jackie igiye gukora ibishoboka byose mugurira akavatiri narayihagaritse. Ndabyibuka. Narayihagaritse. Urigomba Jackie ariko Jackie yasabye imbabazi. Ntabwo ari kurabasaba imbabazi. Yakagombye kugenda agakora ikiganiro nta wundi muntu umuhostinga agasaba imbabazi. Nka Kenisi ntakaba muri ibintu byacu mwana. Ibi bintu byacu twe ni ibintu by'abasazi by'indaya n'ibiki byose ntabwo Kenisi bibamo. None se Jackie ko ntacanagira yari kubikorera? Patrick Jackie ntago yabura umuntu abwira ati ngewe reka mvugira ahangaha nta muntu umostinga washashariza bashyiramo ibindi bintu. Jackie akikorana ikiganiro wenyine gisaba imbabazi Kenisi akayisaba na Janet gisetsa ubundi bikarangira. Namwemereye kumugurira imodoka uno mwaka ariko igihe cyari cyo cyose agikora biriya arimo arakora twari twaranumvikanye nawe ko atazongera gukora biriya. Umubaze ni nayo mpamvu ndetse mpaguruka ndavuga ati ngombe muhane. Nta bindi bintu ndimo napfa na Jackie. Biriya yakoze ejo bundi nicyo kintu kandi twe twaravuganye ko nta muntu azongera kugira gute azongera kwandagaza nka kuriya. Nkambwe Kenisi muri ibintu byacu. Oya. Kenisi nagaba mu bintu byacu. Nazabyuke mu gitondo yandagaza umuntu ugize nawe akavuga hariya sava nta kibazo. Nabyuka mu gitondo akamvuga it's okay. Ariko umuntu utaba mu bintu byacu ujya kumuzana muti. Jackie wiyandagaje akagenda agafata batijara akabendera akabandagaza ku mugaragaro tijara ako Patrick ubwo uragira ngo ibyo bintu tubireba dutuze duceceke. Tugomba kumugira inama n'umuntu turamuruta tugomba kumugira inama nubwo wenda yoretswe n'uburaya bishobora kuba byari nabyo wenda bishobora kuba bimukora ku bwonko bigatuma rimwe na rimwe asaragurika ariko ntago tubireba gutya ngo tubirebe. Kasuko yo ariko mujya mufasha ngo n'abantu bafite amatalent. Ufite talent? Genda umuraperi mwiza cyane. Twagiye ahubwo hituma flow twumve. Mbatemo. Dutemo.
yo bw'imihanda yankujije rata mu biryo guhankurije imyaka niho nambariye y'amaranka nkora imiziki abaswera bajyanga ngabajyaya muri top 10 banyinira mu nzozi ariko gute bitch ziri kugwa ibyapa kubera imyaka zihabwa na data biransaba kujya igitanda nanjye mbona uko nafatira ikamba iyi system nanyo kuhari iyi system n'ubusumbane play masongo bisaba ngo upfumbate mfite umufano nyumva uri mu cyumba cye yo ngo bitch gati ngende killer Mbappe izo biti zihabye ubwo bwami mbukawe ngo bad bitch booty game ningi zone gaz kunda nitwa Mary Jane mfite rwesa yitwa Nesa nyihise uvigiye kumesa zikuraya nitwa Fifi mu bigori nje gushesha ninge mwami kazi winjyana abandi barabe yewe Nesa ni umurokotera ku rugenda gake ngufite bitch yitwa Nesa ese kandi ntigarukaho cyane ukivuga Nesa nikanze noneho umva kugiza ukuri kuva iyo ndirimbo irimo Nesa uri kumva umusneak disinga gutyo mu gitondo ngiye nkwemereye kujya kuyikoresha kuri studio ujye kuri Kasuku Record bagukorera iyo ndirimbo sibyo Patrick yandagaza Nesa oya Patrick iyi ndaya mu gitondo mbayikorera indirimbo hamagara producer ejo mu gitondo bamukorera iyo ndirimbo niko bimeze ejo mu gitondo Sandra agiye mwemereye studio session siko bimeze ego numvise ko ufite na gahunda yo gukaba kabisa atari humura rwose yewe mwemereye studio kabisa ejo turi coding nitwumva byagenze neza wagenze muri beat neza na shoot niveau Nesa ngo wamubwiye ngo iki uri muramushuka yawe yajya ibintu byihorere papa Nesa uri murashuka uyu mwana Jay Nesa ni umurokotera kure ngafite iki Patrick avuga ngo ufite iki ntabwo numvise neza nasubiyemo ntongere kuva kankumanure ntongere kuzana Nesa muri ibi bintu urukumva urukurikire kubikuririza agatsindwa n'Imana bamutaye murega muri flow no so ndababulika indirimbo gusa ariko urumva kujya muvana Nesa muri ibi bintu kabisa bora ntibize gutungura nka Bitkira nawe isarara yanditse direct nona oya bro oya tugaruke kuri ntuza tugaruke kuri Sandra ngo ni last Sandra none se Sandra ariko hari ikintu arumva JJ aho yahawe amafaranga menshi yabitubwiye none se Sandra uzavanga kuririmba n'uwo mwuga wundi numvishe bizakunda kimwe kizahagarara urumva uzahagarika iki Imana izashaka ko ndeka nicyo nzahagarika ariko umwana ni muzima gutfa urabona ko n'ubundi ntago ararya ibintu byinshi ntakora ese ntuza mwana buranye ko ari Kigali Isimbi dore ni inshuti ya Jay barana uramenye bataza marabana wikwihakana Isimbi oya nyine ndi kuvuga uragira ngo mbahuze nawe niyinjira mu mwuga bazavuga ngo ninge wamuhuje nawe Isimbi yigeze kubwira Jackie w'indaya aramubwira arumva ngo nta passport agira we yaramurabura bari baravugana n'uwitwa Jihad w'umutinganyi aramubwira ngo Jackie w'indaya ngo nta passport agira ngo ndetse gute ngo ni gute ngindaya ngitagira passport ngikomeza gutura mu mujyi wa Kigali icyo gihe niba Jackie nawe yaraje guhumuka akajya kuyishaka ntabwo ndabimenya Sandra wowe nk'indaya ikiri nto yishaka kuzamuka ufite passport we yarago ndayibona so n'umwana cyaciriritse yego rero udukenze waturya uducumi reka nibibaho abeg ubu ngubu wamagaye hano mu miduha nifitiye kirindwi cyanjye ntiwaza oya ka Jackie ko ari kubaga muri comment avuga ngo iki se Jackie yashatse kubeshya ngo ntari ngo sindaya muri comment abantu baza babimwibutsa ko ari indaya noneho ubanzanye ko ari indaya wa Kigoryi ubanzanye ko ari indaya ariyo mpamvu bawita abantu indaya ubanzanye ko wakubye yari indaya
ariyo mpamvu wowe wita abantu indaya. Nyoko wakubyaye yari indaya. Yereka nkubaze, nyoko wakubyaye yari indaya. Nyoko wakubyaye yari indaya. Ntabwo uri proud yawe. Reka nkubaze ikibazo kimwe, subiza yego cyangwa hoya. Oya, wigize ivuzi gusa, ariko wigize umuntu uzi kuvuga cyane. Nyoko wakubyaye yari indaya. Ntabwo uri proud yabyo. Coco, ngiye ntuzongere kunyita indaya n'umunsi n'umwe, ntabwo wigeze ungura wanjye geraho. Ntuzongere n'umunsi n'umwe. Kararuganya. Uyu muntu mwiza ni umuntu uzi akazi ke, kandi iyo uzi ko uri mwiza mu kazi kawe ugomba kuba proud yabyo. Why not? Suko se iyi ndaya yindi se kitabyemera. Nuko aciriza. Indaya ni nyoko wa kigoryi, indaya ni nyoko je sindi indaya. None se data Sandra, wowe ureba Jack. Sibyo? Ukareba wenda nk'ibintu avuga n'uburyo yitwaramo n'ibiki byose. Ubona hari nk'abakiriya yapfa kongera kubona ubu ngubu. Wamba bariye koko. Muri gengesera just kugira ngo ariko nyine umutima hari ibyo uri kukubwira. Oya, njye ntabwo njya menya iby'abandi se ndabimenya mbikoresha. Biragutsa rwose. I mind my own business, not others' business. Wavuze ko utize have udakora amakosa. Oya, shebuze akatura tugaba akagusaba amafaranga nakarereka. Yakora. Ubwo twize muri GS ariko basi ari utwo tuba tuzi. Bayaguha mbere bayaguha nyuma. Ntabwo asante sana Nadia. Nadia nyikubitiye akaroza. Bayaguha mbere mwana. Connection. Neto wanyeretse zo zindi mubana mwana. Billionaire, asante sana billionaire. Ariko se abantu bari ahangaha mumbabarire munzamure nzamuke kwanza. Reba ahantu ndimo ndabakorera show ya danger, mwateretse ubu telefone bwanyu, nta nubwo muri murankandaho, mwakiyanganye mukankandaho kweli. Reba ndacyari muri 600 kweli, mwakiyanganye mukabanza mukankandaho, munkandeho mbakorere show ya danger. Mfite Jack wanyu w'indaya ahangaha, nkahagira Sandra w'indaya, nkahagira Keza kwa kigoryo nge nago ndi indaya wanjije. Ndakwiyamye. Igoryi gusa. Munkandeho guys, munkandeho twikorere show yacu. Akose abantu baragenda bazana amaroza. Ayo maroza yagenewe gisa cy'inganzo. Munkande ibintu binini. Na Jack w'indaya mugende mukandaho gake hamwe na Sandra. Indaya ni nyoko Jay, ndakwiyamye mbese ndi indaya yawe. Jack indaya. Jack w'indaya. Akose bwo wa mugani Sandra, kuki umuntu ataba proud y'ibintu akora wenyine ubwe nawe yivugiraga. Rimwe na rimwe jya nibaza, ese ibintu mujya muvuga kuri izo mbuga nkoranyambaga muba mutekereza ko byabaye recorded, ikindi gihe mukongera mukaza mukanyuranya n'ibyo muvuga bimeze bite? Niba wenda yarabivuyemo wazaza tubwira ati ngewe nabivuyemo, ariko niba kibikora kuki ataba proud y'ibyo akora? Sibyo? Hagati aho ngaho Jack ni ukuri ngewe muri no minsi ndimo ndifuza n'icyifuzo cyanjye, sinzi niba wenda n'abandi bose ari uko babyumva. Muri no minsi nge ntabwo nakwifuriza ngakora kwa baburyohe, ntabwo nakwifuriza ngo ujye imageragere oya, ari ako agomba jihadi, ariko ngenda kwifuriza kuba nibura waba uri nk'igitagata, waba uri iwawa, ukabanza ukajya kugororwa. Ariko wewe wagiye ko numva washikoye cyane, wewe wagiye wumva uvuga amagambo mazima, wewe wagiyeyo kuko ejo bundi wakoze amakosa. Oya, wewe wagiyeyo ejo bundi wakoze. Wewe wagiye ukanagwayo, ahubwo wewe wagiye ukanagwayo. Ese nta nubwo wicuza ku byo wavuze? Ariko wewe wagiyeyo ko numva uri wifuriza umuntu ikibi, wewe wagiyeyo. Uretse gato Mara, ntabwo wifuza ku byo wavuze. Kararuganya wakigoryewe, kararuganya. Maraya Jackie. Jackie Mara. Indaya. Wewe Jackie arimo aragenda akajya kwita ku bantu bari muri commentaire. Nicyo kibazo cye. Ase guys, ko mutari murankandaho nababwiye ngo mumbabarire mu reba ahantu wa mukobwa ageze bana. Ngiye nk'abanyiranga ndimo ndavuga ubusa. Batarimo barankandaho bana.
guys munkandeho ubundi mbakorere show ya danje. Mfite indaya ebyiri ahangaha turimo turiganira gake. Mfite indaya bita Jackie, nkagira n'indaya bita Sandra, kandi bose bakaba bafite ibyo bashaka kubagezaho. Sandra we ni umunyakuri cyane, Jackie we kubera ubwenge buke anigiye avuga ibintu aho baguritse. Ako disi Patrick yo gomeze bite Jackie si alias yavuze ko afite icyemezo cyo kwa muganga kigaragaza ko ngo yagiye indera aho ntureba. Tugende dukandakandaho guys. Ego Patrick si yavuze ko afite icyemezo cy'indera sambyumva na wowe kandi yarabivuze. Njyumva na wowe byuko ari umusazi. Kuko se atari we ntago mbizi iyo ubirebye se go nari impuguke se nabimenyane. ngumba y'ingwa sansana mugende murushaho gukanda aba bakobwa mu bakandeho nanjye mu nkandeho. Urakoze cyane rwose kubuhaye indaya Jackie. Iyo manigani ni byiza cyane, biranshimishije. Indaya Jackie, urabona ko abantu banjye barimo bagenda bagukandaho. Gira uze rero utange show, reka kuguma muri mute. Ni ukomeza kuguma muri mute ndabwira ngo dufata gukureho, ngwino tuganire gake. Sandra nawe urabona ko arimo araduha show mo gake. Niba wumva utashaka kuvuga ugashaka kuza uvuga utukana gusa wigendere, sibyo Godfa? Uko suri umukuganiriza cyangwa uri kumubaga? Ni kibazo ntago azi gusubiza, nicyo kibazo cye nyine abayumva ashaka nyine kumera nk'uhangana. Naze tuganire gake. None se Sandra ko tumo turaganira we bamwita T-Bag in the building. T-Bag namubonye humura, namubonye. Jackie ngwino tuganire inda. Ntago arimo aravuga n'icyo kibazo. Ndigumana na Sandra rero Jackie umukure ushaka undi muntu uganira, twiganira gake. Jackie yaba ari muri za commentaire ajya gusubiza n'abantu muri comment. Uko niko ateye. Nono Patrick nawe niba yatinye Jackie arimo aravuga nayo ibintu ntabwo nari musanzwe mumenyereye gutya. Arimo aravuga nayo ibintu noneho bidahuye pe. Ndi Kigali genda gake ndi Kigali. Nahise mbyumva ndi Kigali nahise nkumva. Nahise nkumva rwose. Ndi Kigali rwose nibereye igikondo. Urumva de Kimihurura ari kure ku buryo nyine utigeze wumva n'umunsi wari we Jackie yivugira uwe kari indaya. Ibyo se we yumvisha bihakana. Ariko wibigarura byararangiye. Oya byararangiye kandi aho nabivuga buri munsi. Oya ibyo biganiro byararangiye. Ako umwana afite ibere ryiza koko. Sandra ntago abagabo bakunyuramo bajya bikubwira ibiki? Ntago bajya kuba gufite amabere meza. Wapi? Menya ruko kwa bagwaye amafaranga. Mutapinga screen ariko saye makoni ko atari kuzamuka mu mutapinga screen. Hanyuma hari abantu gasuku wa mushenzu inyana ngiri gushyira ibintu biruka uragira ngo bamanure ku marina zako wishyira ibyo biboro biruka. Hanyuma twagiye Jay bakugeze ku gihumbi, twagiye abantu mutange mugire. Hanyuma Sandra Jay nyuma yo kwishyura studio uri kwiyumva ute? Nyine ntabwo ngo nabona icyo mvuga, wenda nzabivuga ariko nabibonye. Ntabwo mwizeye. Azabivuga ko twiboneye amaso ku yandi.
Sandra uravuze ngo ntabwo Jay umufitiye icyizere kubyo akubwiye, hashobora kuba harimo n'ibinyoma. Ibyo ntabwo mbivuze niyo mpamvu utigeze umushimira. Sandra ashaka kwihurira amaso ku yandi, sibyo rata? Igorata. Ikibazo ibintu birababaje cyane ku rwego rwo hejuru. Ikibazo ngira gato Sandra. Namubwiye ngo thank you so much. Ikibazo ngira gato. Ibintu birababaje. Ikibazo ngira gato Sandra. Okay. Naho ubundi Jay ukunda bafite ibito n'ubundi. Uretse gato. Naho ubundi guys mutapping screen. Naho ubundi cyo navugaga Sandra. Jay ni urugero rwiza rw'umuntu ushobora guhura nawe uramutse ufite iyo mpano. Byarangiza ariko ukumva ko ibyo uyu munsi ari kubaga Jack nawe azakubaga ko. Abantu barahinduka. Urugero akunda uduto Godfa. Uduki arabizi ibyo tuvuga. Ni biki urimo kuvuga byaba arimo duto? Ice cream duto. Ari ukuntu wagira gutya. Akunda ice cream duto. Kazi mutapping screen udusem. Okay. Ese Sandra. Jay waba waragerageje kumushaka iyo hirya kugira ngo mugire ibyo muganira hari Kigali ntibyakunda? So was. Umushaka byagenze gute? Jay mushaka naramwandikiye anga kunsubiza ndamwiyorera mbibwira na Patrick anga kubijyamo ndagiye. Bamwita T-Back in the house. Ase Keza arahari bahungu. Waramwandikiye yanga kugusubiza? Yanze kunsubiza. Iwa indi zamuka abantu bagufollowing. Igitekerezo wangejeje wigeze ukigeza kuri Gasoko? Oya ariko ubwo tuvuganye ubwo nzabimubwira. Ariko menya ntabwo ubu ngubu bikiri ngombwa cyane nabitekerezo. Ariko Godfa uzi ibya mbere kigora se gufasha zino ndaya. Igeraho ngo reka kwihinduka. Reba nk'iyo ndaya ngo ni Jackie bro. Ni indaya nafashije ibishoboka byose. Nejo bonde nayibwiye ngo ndayigurira imodoka. Ariko Jackie yacecetse yihanganye ntabwo y'ikinyarwanda ugerageze wihangane. Ndi kukubwira jewe nejo bonde namuga ati wowe genda wicara utuze nagira umuntu uzongera gushotora nzakugura. Ndasaba buri muntu wese uri muntu uraha wese mu following account ya Ewine, please follow this account. Uyu mujana host ibiganiro byiza cyane niba urahangaha following iyi account ya A1. Ewine mu following. Warukimbwira je sorry kuguca mu ijambo. Ndamubwira ni nzakugurira imodoka turabyumvikana bro. Namaze gutsimbura gato numva yadukiriye Kenneth. Bira bintu mwe mwarabishimira. Ariko se kuri ibintu uyu uretse gato wenda kwenda hari ikintu ufite Jackie ko yagiye arakabishiraho umucyo akavuga ko birabe ko nimugora bimbwiye iki ngiki kibikiyazo. None se ibyo bimugira indaya? Jackie se? Yebawe yagiye byivugira inshuro nyinshi ngo nge sambana nge ndindaya anavuga umushyira amagambo mu kanwa ntabwo mubyemera vuba. Nukuri kw'Imana yarabivuze ibintu. Jay umva wishyira umuntu amagambo ariko se we Keza washimiye T-Bag akakora kugutama mushimiye. Ibyo bintu yarabyivugiye wenyine Jackie w'indaya. Jagina oya wikwita umwana indaya bro. Bro kandi ariyo wikwita umuntu indaya man. Ubone ndufashe screenshot. Ukoze screenshot y'iki we Last Sandra? Aza screenshot y'aba followers. Iyi nuzanjye mfite imibare yanjye. Sawa nyine. Je. Oya Jackie twagarukana na Sandra ariko Jackie kamureka. No guys ndashaka mu following. Akaze Godfa no byagenze bitera. Oya Jackie ngiye urumva Jackie kumwita indaya ni ikintu kiremereye kandi urabona ko na Nyamabondo yagarutse. Yo wagiye abyivugira rega. Nyemerera Nyamabondo urukumva? Nyemerera Nyamabondo tumugarukiye. Ikibazo ni kimwe ntabwo y'abantu bari murankandaho. Wetegereza kuko turi kumwe n'abantu hano ko nabazanye we watu. Guys Nyamuni mu nkande.
rero no face ndagasa. Rega sasa gasuku tutse kutemera ubundi uri petit frère. Oya. No face ndagasa kwajya bamushwanyije kompa. Oya gasudura abantu baritsetse ko nyine umuntu ya sekundi nawe uri mu bigahambe. EY na sana kabisa. Asante sana Guys, mufurangi EY, okay, mufurangi EY mufurangi ira account zikurikiranye ya Godfather, iyi account ishyize muri big screen. Guys, follow this account niyo ngiye kujya postingamo. Niba udakurikiriye account ufite ikibazo gikomeye, follow this account. None se nyamabo. Imageragero habaye imyaka ingahe? Gasuko ko twaganiriye. Ntabwo ndaganira nawe ngizeranyeho. Nje sindaganira nawe. Twaraganiriye. Twapfuye ubwibone ugira. Abantu bari hano, abantu bari ahangaha. Sibyo? Ntabwo bazi story yawe icyakujyanye imageragere, bamwe bakavuga ko warofashe ku ngufu, abandi bakavuga ko wari wibye. Ndagira ngo tubwire wagiye imageragere ujyanywe n'iki? No kuvuga ngo icyo kintu cyo gufata umwana ku ngufu niwe wagihimbyeho na Patrick cyagena na yakana kumye ikiganiro nicariye muri wese wawe. Akagore karimo karaseka ibiki koko? Ko nta gasuku niwe muntu uri kuri ipano utagira inshingano. Niba utagira inshingano rero reka umugore wanjye aseke kuko nta mugore ugira ko nta mwana ugira ukurusha. Nyine tubwire wafunzwe uziriki? Nicyo bazagufungira nicyo nanjye nazize. Wafunzwe uziriki? Sipaka ngo mbikubwire biragufasha iki se ko abantu birangije ndi mu gihugu ubona ari mu miyaga. Nyine tubwire waziraga iki? Nkunda kumva ukunda kuganira ngo icyo gihe ngo twari gereza nkaho nyine ari ibintu bishimishije. So wari wazize iki? Oya nosaga usara abantu bafungiye ara kandi bakuruta. Ndi kukubwira wowe icyo gihe wafunzwe uziriki? Nafunga nk'ibyo abandi bose bazira nyine kumwe bavuga ngo nyine murazana mu bwenge bwinshi cyane butari ngombwa. Wafunzwe uziriki? Nafunze zuru rw'abagabo man. Burse biragufasha iki? Reka tuzira ku byatsi. Nyine waziraga iki? Uzayibaza so wanyu cyangwa uri undi bibaza nanjye nago mbizi. None se kuzongera gufungwa uzira guharabikana? Ninongera gufungwa ntuzansure ntufite bene wanyu ko basura. Wumvaga se ubundi nagusura? None se cyo cyari niki? Nk'ubu waje uharabika The Ben. Hari wakurusha guharabikana ko bataragufunga se. Ndi kukubwira nk'ubu waje uharabika The Ben ngo nta mafaranga yaguhaye. Kandi witwa Nopujubwe ku giti cye yarakwihereye amafaranga. Wese arayagira. Warayagira Nopujongo uvuga ngo wamaye amafaranga. Niba ufata screenshot ya transaction baguhaye urabigenza ute? Shandamoka. Ngo bagukoresheje ubusa ukoresha n'umusarane wabo ugenda nta natanu buhaye. Umusarane wabo bose twakoreraga hari wabo ko twakoreraga muri mukiyo yawe izi hejuru mu nganda. Wari wumvikanye nande? Nene numvikanye nande? Uwo unavuze Nopuja niba ari Nopuja we yaje barimo kurikiramo bira bintuza bira bidirede. Nuri umusaza wundi ngo niba yitwa baje nyuma muyoboke. Wowe wumvikanye nande rero? Uhabwa akazi ko guharabika wumvikanye nande? Guharabika ndese? Wowe ugerageje guharabika? Nta muntu naharabitse. So nyine mbwira wowe wumvikanye nande wagomba kuguha amafaranga nyine kandi unishyuza ntago munsi. We nyamabona mubera nyoko yuvuga deregiteri nyamabona mubera nyoko cyakoza gasuku cyangwa ubwiza ukuri wari ufite abantu banini i Kigali abantu bose bakoresha basohotse mu gipangu kubera inzara batangiye kuza guhiga. We nyamabona mubera nyoko
icara focusinge ntukomeze kurebarira muri telefone. Ntago mvugana nawe umeze nk'urangaye. Ndimo ndirebera umugore wanjye ko ufite umugore w'icyuki. Ntago mvugana nawe urangaye. Ntago ndi mvugana nawe urangaye. Tuvugane. Sawa. Mbwira wavuganye nande kubijyanye n'amafaranga. None se kankubwire Gasuku, nzi ko uri timu 001. Ibyo biragufasha iki? Nyine ndagira ngo menye umuntu wakwambuye, tumenye icyo gisambo cyakwambuye. Nta muntu wigeze nyambura kwa DBR, nigeze mvuga ko ari umuntu wanyambuye. Kandi ariko wabwiraga Godfather? Wembeshya. Ibyo twavuganye byose barabimpaye. Godfather. Navuze yuko afite bambari benshi iruhande rwe, ntago wabumvise ko nahinduranya amagambo. Wowe niwe nyamabondo rero. Ni nayo mpamvu ubona nyinshi kitazigira kiba hanze igihe kinini. Hanze uvuga ni he? Ubari he? Ubu ndi hehe? Nyine byo ngo ntabwo uzahaba igihe kinini kuko uhinduranya indimi. Niyo ntabwo igihe kinini. Erega Gasuku ntazagira umuntu ukubeshya, nawe hari harakureba. Ibyo wifuriza umuntu bizatinda bitinde. None se wajya ugerageza ukaba umunyakuri. Wowe ndakugiraho ukuri urinde. Uru rukiko. Nyamabondo Gasuku, iyo witegereje Gasuku mupfiki. Gasuku nako nameze, ni bano bantu ba kera batinya iterambere ry'abandi. Iterambere ryawe koko nahurira he naryo Nyamabondo? Niba numvise neza Gasuku rego ugira ubwoba. We ntabwo ubugirega niyo mpamvu nashaka kuba ko tuzakoranye nawe tukarwana bya nyabyo, biriya birugo biteresha ubugere tugakurana amenyo bya nyabyo. Yewe magerageza uzasubirayo. Iyo ushaka susi. Iyo ushaka so akaba ari mu Rwanda. We tureshya n'ibiro birangana. Ari ukuntu Biko Nyamabo. Urabona nkawe nabyo nakubwiye ni nabyo nakubwiye guhera ku munsi wa mbere. Urabona ntukunditse, ntunashimishije. Wakagombye kujya ukora ibiganiro bituma ubana neza n'abantu, ariko ntabwo umenya umujyo w'ibyo ujyamo. Gasohoka ubana neza nawe kuko wowe se kubana neza nawe ubwo bisobanuye icyo ubundi. Godfather niwe ntazi, napfa kubona Godfather nazi nkajya mvuga ati Godfather ibyo birahagije. None ko muzanye mu kiganiro cyanyu Nyamabondo. Mwahuye mu kiganiro cyanyu ko mwahuye ko muziranye mukankuramo wowe kabyara biko by'ubusa. Ntabwo nziranye ni Taje. Ariko Godfather aribyo bavuga, ujya kuvuga umuntu ngo waravuze ngo kanaka ni mubi, kandi ntabwo areba ko afite isura imeze nk'umutanga. Ubwo biragiye iyo uvuga ngo kanaka ni uvuga ubikurikije iki? Ikiza kikuru ni iki? Ingira abantu nasabye ko mufollowing account ya Godfather impande ya Jackie, mufollowingire AY, ni mufollowingire ese Nyamabo. Jackie windaya muraziranye? Umuntu abindaya ate? Mwararyamanye? Ndi kukubaza muraziranye? Niba waramuguza wenda wo twarahuye face to face. Jackie sindamubona. Mwumva ibyo avuga, nkareba ibyo akora, ibiri simbizi. Ni nk'ikihe kintu wigeze wumva avuga nyine cyagukuruye gituma uramureba buri munsi? Oya, ikintu nawe ukuntu ateye nyine ntagashyira mu ubwenge na bukeya. Ubwo se umuntu tukabakire kandi uzi ko nta mukire ubyina nabi, ubwo urumva Jackie wenyine yari yimenye uwo ari we. Muhuye ni nk'icyo wamubwira? Namugira inama yo kubaha abakire kuko abakire ntabwo ari abantu. Umukire ashaka
ibindi bintu yaba yaravuze byagutangaje ukanumva biguteye ubwoba ni nk'ibihe? Jack no kuvuga ngo niyo wa mugabo ni nk'ingurube n'ubundi niyo umugabo uri agaragaza akagutuka. Oya nta magambo ari marangura ndimo navuga ibiriho doze takusari hano singuyo. Ibyuko yasambanywe n'abagabo 12 warabyumvise byivugira. Abo ari gihe Jack ajya kubona cyane ajya kubona wambaye kositema akagira ngo uri umuboss kandi nagaze ko nawe uri ikirara. Ese ngajya wumva wamuhangahe wowe? Ya gucuruza agataro se uwo mugore nambabarire reka kongera kukuvugiramo ndagusabye mubwire mwiyame mwa niba uri umugabo mu rugo mwiyame niyongeye kuvugiramo. Ariko ko numva igitsina gore utakizi nyine wumva wamuhangahe wowe? Ya gucuruza iki se cyangwa ngayi iki ibyo narambiye none wowe uko umuzi acuruza iki? Jakaza si umuhosta sakora ibiganiro bakamwishyura nk'abandi bose. Ese ninde wapfuye? Yavuze ko atakibikora. Reka Nesa yo Shadoro maje gukora agira wishakira umugabo byare hano uwafite samushire uwafite amushire hano byagenze biti manuka neza bebe uwafite amushire uwafite amushire nta mugabo akira Nesa shyira muri mute. Asa mugani Nesa avuye hehe? Nesa kutuvuyanze menya atari ariko Gasuku Jack bude mukuki. Guys, abantu mushaka kunkandaho murabona mukagiye kwinjira muri competition. Ndashaka umuntu nkandaho ankandire kuri account yo muri Canada. Iri account iri munsi ya J yabari yo mu nkandiraho. Niba ufite gift yicire kuri account iri munsi ya J. Muka tugiye kwinjira mu byo twita ikosora. Nimukomeze muturaguritsanye namwe nazigera mpura namwe. Ngiye munyihera ama gift. Ntabwo ibi bintu by'abantu uza mbifatamo nta kintu mbifatamo mu nkandeho. Hanyuma J-we na Nyamabondo we mwibuke ko J ari mu kazi. Mutangitiranya nawe je na YouTube channel ngira twagiye kumana Nyamabondo wawe so no kuvuga ngo Nyamabo Marame ko kera najyaga ninde mundi kudusakuriza mwa kera ko najyaga mwumva waravuze ngo ku bagore buriya iyo wasambanye n'abagabo bakagera mu ijana ngo ubwonko ngo butumbagira bukigendera. Jackie bitewe n'ibyo wavuze ngo nawe avuga ibintu bimeze nk'ibivanga Jay ukwibasira Jackie. Oya ukwibasira Jackie. Oya buretse gato ndikubaza impuguke Nyamabondo. Reka kwibasira Jackie kabisa. Ntabwo ndi impugu. Ndikubaza impuguke Nyamabondo. Nyamabo buriya nka Jackie ugendeye ku byo avuga n'ibyo akora ubona zitaruzuye nk'uko bivugwa? Ubona zitaruzuye? Ubone no kuvuga ngo Jackie ikibazo yageze nta muntu utakigira ariko nawe ntagaze kwikontorora. Uruhaba narwo rero reka kugira undi mwana ijambo gahambe. Narwo barugize wowe urafata umuntu umwana muko wowe uri gufata ikiganiro kuri mugiye kuri Jackie kubera iki? Kuri Jackie kubera iki? Nyamabondo cyo tuvugisha ukuri. Nyamabondo ndimo namwubakira content y'ejo. Oya ya content no kuni bacagese ko ikiganiro mvuga Senya mvuga ku muntu ku kiganiro nakoze. Ariko wiri kumvuga. Yes. Kuvuga se ubuje ntago nabona yakanaga muteka gisosa kavuga na nzovu. Banzo mbwire kuri Jackie rero w'indaya.
uburaya bwe simbuze sindamugura nyine we tubwira ibyo wari ubivuze mu kanya ubwo wavango nawe gute bagataho kugira ngo oya ikintu nuza yahindura ni kimwe gusa ubundi bikagera neza Jack. Nta muntu bajya baba inshuti amezi abiri ucya kumva umuriro watse. Ese bya bindi by'ibishuti bye bimeze nkawe ari cya gindi cy'urusura bita ngo buri nguni na buri kantu mujya mwuzura ariko buriya buri nguni ubona murusha ubwiza wanjye gero nyine kukubwira mujya mwuzura oya seretse kubona nk'uko nawe nkubona ariko ni ukuvuga ngo simbizi nabonye ari inshuti za Jack cyane. Ejo bundi sinumvise barahamagaye uwo nguwo w'igisura bakamuhamagara bari Jack ari kuri kamera kigahita kivuga ngo uburyo ngo ari indaya kigahita kivuga ngo uburyo Jack ari indaya none yavugisha ukuri kwinshi none yaragiye kubyihakana kandi abashuti be bagendana babizi neza ko ari indaya. ubundi bavuga ko umuntu yita indaya bararyamanye cyangwa yaramuguze Jack yarabyemeraga yewe kandi Jack yarazaga akabivuga akanabirata uburyo rwose uburyo abikoramo ibyo byari kera nyine yashakaga hiti se ntiyayibonye ubu ari hiti nyine gusa nabonye buri muntu agira ukuntu aza se buri muntu azagira ukuntu aza hari abaza bitwa ba misiyere hari abaza bitwa ngo ba kirisiyizi hari abaza bitwa ba madamu nzovu kandi bose nagiye mbona mugenda muhura urumva rero buri muntu agira nawe afite uko yajemo nyine nose abavuga ko yavangiwe byo ubona ari byo nanjye ejo bundi avuga biriya bintu nabonaga yavangiwe ubu se wabonye yaravangurutse cyangwa n'ubundi aracyavangiwe n'umusaza atinya nyina iyo ubonye abantu bose bagukomakomye n'ubwo babuza mu mutima no mu mutwe ariko ukihagararaho. Ese Nyamabo karame mageragere ngo wagiye wibye kandi urabona banditse abanyaburi bageragera kinaga umupira ngo nirumata ukomeye cyane nyine wagiye wakoze iki reka kugira mageragere nawe nari nagonze umuntu uragonze umuntu uzi imodoka dore se gaso ubu tujya tuvugisha ukuri waba uzi imodoka uri idage ngewe nkayiyoberwa koko nyamara amakuru avuga ko wagiye wibye none se ubundi ko nabihaniwe nagiye nibye amahoro ahinde wamaze igihe kingana gute oya arashaka umuzima urashaka kuma impozamarira oya ubu se ntiwakumbuye nawe wajya utanagiye hajya n'umwishywa wanyu cyangwa na Nyamabona amabere nyoko turimo turaganira gake gake aravuga ngo umugabo mugaseka imbohe najyaga mbona ukuntu useka Gihadi nkavuga ati nawe hari igihe byazakugwira hari amazi amvomera nta mazi akuvomera ko nazagira umuntu ukubeshya ibyo ukora nibyo bikugaruka ubu nawe bazasanga ibyo yakoreraga abandi wabonaga ari sawa oya ariko no kuvuga ngo none wahise umujya ku mutene oya nge nibura numvaga yakatirwa nk'itanu ariko ubutabera bwamwemereye 3 nayo irahagije wowe wumvaga se ntabwo yize se ntanyitura wowe wumvaga afite kuza akakuruta wowe wumvaga imyaka 10 wowe wumvaga yakatirwa nk'ingahe nge nashaka anitahira akaza mu gihugu nuriya watashye bamwe ngo bahitemo ndetse kuvuga ngo uriya gumeyo uriya atashye reka ubwo se
nyuma yo kwiba ukanabihanirwa ukaba magingo aya ngaya usigaye warabonye akazi ko kwirirwa uvuga ubusa, ubwo ubuntu uzongera gutinyuka kongera kwiba? wowe isura twashyize tambarare, ubusa ko isura iri tambarare wakwibuta isura iri tambarare. Ni ukuvuga ngo iyo uza isura ntuyishyire tambarare wari gukomeza umwuga. Ariko Gasoto iyo tuvugisha ukuri, ubu nta bene wanjye ufite bafunze kandi rutaha n'igiceri cy'icumi, kandi barya ibiryo by'ubuntu bakanabona n'amazi y'ubuntu n'umuriro w'ubuntu. none se aho kugira ngo uve i Kigali ujye koza abakecuru, kujya utahise kugira ngo ujye urya ibiryo by'ubuntu, kujya utahisemo ngo ujye hariya urya ibiryo by'ubuntu, ube mu nzu y'ubuntu. Ariko sha mwagiye mureka imiteto n'ubugome. Uwo ni bondo wahakuye sha n'iryo toto Nyamabo. Ntabwo barakubwira ngo niba imvura itaranyagira isi uracyagushakira. Urabona itoto ufite? None se iri toto ko ari iry'akazi nkora. Wigeze no gushaka kunyirukanisha ku kazi, ubwira mabuja ngo anyirukane. Nyokobuja ninde? Shakuza nagiye kuzuva kubwira Gasoto uteye nabi, ukabwira umuntu ngo Nyamabondo ngo mwirukane. Nyokobuja ninde? Ugakora se ubundi. Nyokobuja ninde? Nyokobuja ninde? Nyine wowe. Ariko ushobora kuba nawe uri nyine nkorera aho ngaho utuye muri Arizona. Ushobora kuba nawe uri inzanga, niba umugore ashobora kuba ari ugutekerereza. Umugore atantekereza se natekerezwa nande? Umugore niwe wanje. Ariko Nyamabo kumva abana vuga ibyo uvuga. Ariko ngwendera ngo warongoreye indaya ahantu bita ku Nganji, ebana ngo wari upfuye, ngo warahumetse insigane. None se iyo n'ubundi kuyasigara izamushajisha, ibyo bivuze iki? Reka rose uca umugore wawe inyuma gutyo nawe akabimenya. Kubimenya se namuzanye se atabizi yuko nshoboye. Ni ukuvuga ngo arabyihanganira umuntu wese wasambanya ntariwe. yarabonye turufa gutindi Warakasitira garagara kuvuga ngo tseretse ko wenda Gasoko we abakira bamutinya kubera kajya buriza Gasoko ubundi avuga iki? Tseretse guturagurika gusa no gutukana. Ako umugore avuze ko umugore nta mutima agira. Umugore raje akuramo umukuru we, mwarabyaranye, araza abaho ngaho. Uziko abantu bamaze kuba ibisimba. Ongera umutwereke di. Oyawe washatse uwawe kufite ubushobozi. Ongera bazabisigirane. Ongera umutwereke. Oya ntiyakagombye gushaka n'imbere y'Imana Gasoko kuko afite ubushobozi. Ariko yirirwa buyera yabaye nka Gahini, wabaye nka Rohombi, ntiwamara Kigali umwaka, ubundi uba wagiye, ubundi ubaye hute. Ndi kukubwira uwo mugore ukuvugiramo utyo, ubwo umufatishije urutera kugira ngo usohore mukuru we uzanewe. Ndega no kuvuga ngo umuntu areba umuntu abashaka ibyihuta man. None se ubwo ntiwabasambanyirizaga icyarimwe ubwo? None se ibyo si imbaraga zanjye si imyuka. Aho za nk'umutwereka, utora umutwereka nonyo, ongera umutwereka. Oya ntabwo nkweretse umugore wanjye, biragufasha iki? Ongera umutwereka witwandika nimero ya Momo hanga bagushirireho. Oya winzi nje ntabwo nsabiriza. Oya uhite wowe ushyira nimero ya Momo hanga bagushirireho. None se na Godifata ntabwo yabivuze ngo banshirireho, utangiye kubivuga wowe nawe waje uri umuvumbyi. Banza umbwire ejo ku Nganji uko byagenze. Ejo ku Nganji uko byagenze wayihaye ngaho iriya ndaya.
amafaranga 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 y'ikiganiro bagwaye 5,000 wahise ugura muri ndaya 2. ninde wampaye 5 se ikiganiro siyo mu gigorera ko wagiye se ubu dore waragiye abahungu baba bose babaye imwehe bose bavuye mu gipangu barimo barirukanga inzara yabisha wirwa ngo basabira amaheno basabira amakoko none dore ngabo bari bakurwa batangiye gusonza reka da ariko kurashimishije pe gasukuru mukofirimiye no kuvuga ngo ubundi wari umufuraperi ubona ubanga ikintu warushije bano bajura bose bano bo muri kino kibuga nuko ugira na gutyo kurira indege ukadoma kukagenda ariko ubone nawe nta utandukane na Yakananzovu muri kimwe rwose ntari ku rwego rumwe n'aba Yakananzovu hano batandukane gusa nuko yamenye ubwenge yurira indege akagenda agatarasa kongera akazagaruka Sandra yagiye Titi ubundi uzi umuntu mu bantu uzi ubwenge uriya Patrick ugeze nk'Imana agapfa wahita ubikibwa Patrick agapfa Patrick ugeze nk'Imana agapfa wahita ubikibwa wahita unasara burundu kuko buriya Patrick ni ugutekereza kuko Patrick ni uba muri bino bintu z'ubwenge kugize atajya ahandi hantu ku cyumva ko yapfa ni urugero naguhaga nyine niho hantu umuntu ajya nyine ugasanga abantu barahangayitse ariko Patrick buriya niwo muntu ugutiza amayide niwe ugutiza ubwenge niwe utuma n'abantu bakumenya cyangwa bakagerageza kugukunda bamwe muri bo ariko ubundi Patrick adahari ni ukuvuga nawe waba umeze nka Yakananzovu uri kabwera nyine ni nk'uko kwawe ufite umugore ukuvugiramo none se urumva njye nageze muri nawe bwira nuzaza kuvugiremo umwe muhorana wa mutinganye wowe warya bamwitandira Semuhungu banza wumve ibyo uwo mugore umwinjira wa mukuru we akubwira ariko urumva ibyo ngizo atari borove urumva atari borove ubwo uyu mugore ni ingenzi ni imibare ntagasekwe disi yo yihanganiye uburuki ndetse nararushye nayaza iwawe kuvumba inyama nubona yaje iwawe kuvumba inyama na wa mugore munini bazanye uzavuye ngo yarushye none se Nyamabo uwa mbere mwapfuye iki ndakumva uwa mbere mwapfuye iki kugira ngo ujye kuzana gukaruka uwa mbere wenda twapfuye ko ntashoboye cyangwa byapfuye ko ntahaha uwo se kakuvugiramo cyane ra rega niba abagore bakenewe Gasoko ariko Gasoko ubundi tujye tuvugisha ukuri reba ni wowe muntu nta nshingano ugira nta mwana ugira nta mugore ugira ni ukuri wowe tetana icyo gifu cyawe gusa nta urumva n'imitekerereze yawe biri hasi kuko ubutekereza bijya mu nda yawe gusa none se gutunga abana bakabaho imibereho mubayeho we nawe kagore urumva ari bwo buzima bwiza wabonye abana banjye basa nabi cyangwa wabonye umugore asa nabi ongera utwereke umugore ndakwemye utazampera umugore ongera utwereke umugore wawe ntari yaryamye Tamuneri se yarebye ahantu aza niba ushaka tamuneri ujya kuri Nyamabondo urayibona n'ubundi abundi urimo guhiga akaganiro ikiganiro kandi
ikiganiro kandi turi kuri live kuri YouTube, jya kuri YouTube channel yanjye rero tutari live. iyo uri i Kigali ikintu nkukundira kurusha ibindi, iyo uri i Kigali uba ufite abantu benshi utunze biri gusabira, ariko iyo ugiye nabo bahita bamera nk'intuza nk'imweru umwe, ni ukwirirwa bahita batangira gucacana. None se ko iyo ugiye akazi nyine kaba kadahari baba bakora iki? Cyakoze uzi n'ubwenge, bararebye uravuga ati nta wundi muntu wajya nawe upfa kwiyororera imbwa, uravuga ati reka norore imbwa nta kundi byagenda. Ahubwo nashaka kugushyiramo nawe. Aha navuga wowe urya byinshi ntabwo urya nka ziriya zanjye. Imbwa yorora indi, njyewe urubura janjye ntabwo nakorora imbwa. Ariko uvuga nabi buriya hari utuntu wavuze kuri Patrick numva sinukunze. Ya Patrick azi ubwenge, Patrick ntukamugiranye nawe. Hari utuntu wamuvuzeho mu kanya uvuga ngo waramutse apfuye numva sinukunze. Nyine ni urugero naguhaga, aramutse apfuye wahita ubwahagira, nanone wahita umera nka nzovu nawe ni ukujya ngo uhanyuze. Ariko rero mpamvu uvuga uhubutse. Oya niba mvuga mbutse ubwo nzabibazwe. Humura rwose. Ntabwo biri kera uzongera wisange muri wa mwambaro mwiza cyane wakuberaga nk'uwa Jihad. Erega gasuku ntakagira umuntu ukubeshya gusa. Cyageze cyo umva ko nakagore kawe kaguseka yewe. Karagira ngo wongere usubireyo basigare abantu bandebaga ntibaza kukureba. Ukagira ute? Niyo yagenda ntabwo nazi wowe kuvumba inyama. Kuvumba inyama se ubundi erega gasuku nawe ni umuwo w'umurezi. None abantu muri kuri YouTube murankurikirana 5 kwa 5 uko ngenda nzamura amaguru utubya tugenda twikaraga mugende musiga commentaire vuba. Hafi aho ngaho hari ahantu ushobora gukandaho uburyo bwo kugira ngo utange gift ya rubyo $1, $2, $3 mwakandaho. So abantu bo kuri TikTok, abantu bo kuri uri kundeba nyamabo yo na internet ugire ndimo ndakureba niba muri murandeba kuri YouTube none se reba na internet agira wanjye gera we turimo turavuganira kuki nyereka kuri YouTube ukomeze kuri YouTube nyereka ukomeze. Urabona se utagaramye nk'umurambo ntago urimo ndareba gutyo uko urareba dos urareba sigibise rwose cyane murankurikirana 5 kwa 5 twebwe tuba tugomba gustreaminga live yacu nukimeze umeze nka cyagifuka kera bitaga ikigunira ni umwanya waberanye ukunye umboye maberanye izo ntebe urimo bazita ntangiye ubuzima ze nizo so yakuraze nukuri izo ntebe ntabwo zagera iwanjye izo nizo wakuye mageragere shaka koze bamubwire kubera nawe ragasukura ufite ihungabana ufite toromo cyararitse ibibya kirimo kirareka ibibya n'umudigi ukirira y'umushaka ahubwo urwo ubuzima ari bwiza ntabwo nta buzima burimo wasize ahantu hari ibiryo hari imiyaga ujya aha guys munkandeho rwose maze ngere nko mu 5,000 bantu iwine okay ndatekereza nyamabondo turangizanyije so reka twinjire mu cyatuzanye guys mutapinge screen